igikombe ndagitwara akari yamuze ibirindanya ikipe yaguze ntakiri ifite abedi muramuvuga wiki igikombe cyawe cyakuze neza nimaraza neza igikombe ndakijyana akari yakimiriho igikombe turaranira kwizana kwishana igikombe iratwara amanya gutwara ibi ni ibyishimo by'abakozi b'ikipe nta kintu gifite aribaga imategura none yabuze umuntu yitegurira agakoma yakongera gutwara bakarura yeto bizozongera mahira abikoze nabibonye birarara ikikwereka ko ari ekipe ndetse n'abayobozi n'abafana twese dushyize hamwe ikigera ku gikombe tugomba kugitwara kugira ngo twabonye perezida wacu turamwemera turamushyigikiye agomba kuyobora ekipe kandi tukazora kuganira tureba by'umukino muri kumanika gukino kintu bishatse kuvuga iki ntabwo mufite ubwoko bazakuramo ushingiye kuki ego kuvuga ngo ikigaragara we mwebwe n'umukeba wanyu APR cyo mu murusha ni physique gusa ntabwo mufite amakenga ko mwazabura igikombe nubwo hashyizemo amanota ane haracyabura imikino 9 hasigaye imikino 9 twatsinze muri ari imikino 10 muracyafite polisi muracyafite kujya kwa marine ariko ubwo mperuka guhura n'abatsinda mu gikombe cy'amahoro n'icyamahoro cy'abatsinze abafana mwebwe mugiye gukora iki kugira ngo abafana murakora iki sasa tuganire gake umwe kurumwe ni wowe tuganire abafana murakora iki iyi match irangiye akitaha nyuma y'akaruhuko muzajya Gisenyi na Marine muzaherekeza ikipe yanyu abakirisi batatu nande uratangaje washiturutse Kacyiru wari uw'i Kigali yego niwe tugezeho ufana Rayon Sport yego babariti Jean Paul Muhanga washiturutse Muhanga ekipe ya Rayon Sport gwaye ibyishimo urumva ari iki mwarushije ikipe ya AS Kigali ikintu nyirushije yego gushyira hamwe ko abakinnyi n'abatoza yego n'abafana yego n'abasaza baje ubu ngubu ni imbere cyane ariko hari n'imikino mwatsinzwe kandi mwanatakaje bari bahari wapi ati ikiragiye warekara ubu twaje ubu nicyo gihe muri iki gihe cyo mvuga ubu Rayon Sport kuraje ijoro urataha ute ko ari ibintu nabyo ko ari ikibazo waje ku ipikipiki uva i Muhanga uza kureba Rayon Sport turagushimiye cyane hanyuma wowe ufana Rayon Sport ifana Rayon Sport ndi n'umukunzi wayo naturutse mu birembo mu Kinyinya yego tubwire naturutse mu birembo Kinyinya yego buri gihe nta match rimwe Rayon Sport bagomba kwegera iyi kipe APR yatumye umukozi wayo hasi Kigali turabakubitanye dukubise umukozi na Sebuja mwarushije iki reka tubashimire hanyuma ngo tuganiriye hanyuma ngo nuko reka dukomeze tugende tubabwira ko umupira nyine urangiye abafana barishimye birasa naho bafite amarangamutima menshi reka rero tubabwire ko n'umukino waberaga kuri Kigali Pele Stadium ukaba urangiye ari ibitego 2-1 birumvikana ikipe ya Rayon Sport itsinze yumvaga akanyamuneza k'abafana baba bavuza ingoma baba bavuga mu magambo
bumvaga ko rimwe na rimwe byagorana kugira ngo bumvikane ariko birumvikana ko ari ibyishimo buri wese yavugiranagamo ariko ni umukino wari ukomeye cyane cyane ko ikipe ya Kigali yabanje igitego cyatsinzwe na Emmanuel uko mu gice cya mbere ndetse kikaba cyarangiye ari igitego kimwe ku busa hanyuma mu gice cya kabiri ikipe ya Rayon Sports ikagerageza guhindura ibishoboka byose bakaza gutsinda igitego cyo kwishyura cyatsinzwe na Karamugire Roger hanyuma icya kabiri kikaza nacyo gutsindwa na Biramahira Bedi ariko hagati aho Shabana abakozi b'ikipe ya Kigali nabo bakaba bamwinubira bavuga bati hari byinshi wagiye ukora byatuma ikipe ya Kigali itsindwa cyangwa se yishyurwa ikanatsindwa ubwo rero n'umukino urangiye ikipe ya Rayon Sports bigaragara ko ifite inyota ifite ubushake bwo kuba yatwara igikombe cya shampiyona cyane cyane ko imaze gushyiramo amanota 4 hagati yayo n'ikipe ya APR Football Club yari yangajije n'ikipe ya Gasogi igitego ubusa ku busa ubwo rero bikaba bigaragara ko rwose inyota yo gutwara igikombe cya shampiyona yo igihari ubwo rero tukaba tubabwira ko imikino ya shampiyona y'umunsi wa 21 nayo ikomeje cyangwa se imwe na imwe yagiye inarangira tubwira ko Gorilla yari yatsinze Muhazi ibitego 2 ku busa hanyuma ikipe ya Gasogi ngo nayo biragekanya na APR ubusa ku busa ikipe ya Musanze yatsinze ikipe ya Kiyovu Sport ibitego 3 ku busa hanyuma Amagaju atsinda Marine ibitego 2 kuri kimwe n'umukino wabereye i Rubavu ari nako kandi ikipe ya Bugesera yatsinzwe na Polisi igitego kimwe ku busa hanyuma ikipe ya Etincelle ikazahura n'ikipe ya Viziyo ku munsi w'ejo ari nako kandi ikipe ya Rayon Sports nkuko twavugaga itsinze AS Kigali ibitego 2 kuri kimwe tukaba tugiye kugana mu karuhuko ese amakipe azagaruka ateye ate imikino 9 isigaye biragenda bite abareyo baricimye n'iby'amanota 4 ni menshi ukurikije uko urugamba rurimbanije baracyasigaje Polisi baracyasigaje andi makipe ariko nanone intege nke za APR nazo zikaba zigaragara ubwo rero nibyo kwitega tukareba ko niba ikipe ya APR izagera ikagaruka ikagera ikikora Rayon Sports nayo niba izakomerezaho ko iri niko nabivuga tukareba ikipe izatwara igikombe ndetse n'izamuka mu cyiciro cya kabiri navuga ko shampiyona rero iryoshye igeze ahakomeye amakipe yose aragaragaza imbaraga nyinshi aragaragaza ubushake bwinshi bwo kureba uburyo ki amwe yatwara igikombe andi akareba uburyo ki atamanuka mu cyiciro cya kabiri ibyo tugomba kwitegura bagiye gukurikiraho Amavubi nayo tugomba kureba uko azitwara ariko mu by'ukuri shampiyona yo iraryoshye gusa ikipe ya Rayon Sports akikango karacyarimo abafana bayo basa naho yego bamwe barishimye abaza abandi barakigumiye mu rugo abaperi bo biragaragara ko intege nkaho zisa naho zije ibyo byose byo tugomba kureba muri iki giciro cy'imikino 9 igiye gukurikira murakoze cyane rero mukomeze mukore subscribe musharing inkuru tubagezaho mukore like mushyire ibitekerezo hanyuma dukomeze twibanire murakoze cyane mu rare neza mukomeze kumererwa neza